kwanza ubu tuvugana abanyamakuru ubu tuvugana sugira ngo aracyari n'umuntu umuntu nyabakizi haguruka Delphi agomba gukora ibyo mutegetse mpako gapira ako ngako vuga hafi akanyaboneka tuvugana ubwenge bwe ninjye ufite ubu buri mu kiganza cyane vuga nese ubu ukuramo niyo je vuga hindukira urebe hano vuga ibi bintu biradukora turiza kubwa neza mwese aho muherereye abari mu Rwanda abari muri Afrika abari mu migabane itandukanye y'isi mwese mukurikira Musana TV turabasuje cyane Uwiteka bahire aka kanya tukaba tugarukanye n'abatumirwa bacu tukaba twongeye guhura na muganga turabizi ko mumuzi yakoze ibintu byinshi bitandukanye ndetse no kuri Musana si ubwa mbere tukaba tumuhurije n'umukobwa muto reka atangire yibwira abakurikiye Musana TV batagute hanyuma wikuze Delphine wabonye ibiganiro byose muganga yakoze nifuza ko mwamuzana yes twabikoze rero twabahuje aka kanya ukaba waje ngo ufite amatsiko menshi n'ibintu byinshi wenda kubaza muganga nibyo yego yes muganga suza abantu bakumenyereye kuri Musana TV murakoze cyane kuri Musana TV n'abanyarwanda ndetse n'isi yose ndagenda bashukuje wow rero tukaba twakuzaniye umukobwa muto ufite amatsiko cyane ngo wabonye ibintu ukora akabona ni magic nyine ni maji zidasanzwe ibintu byinshi bakaba bafite ibibazo byinshi byo kubabaza uyu munsi ikibazo ariko nizere ko mutongeye kunzanira umeze nk'uw'abandi banyamakuru banzaniye ubushize uko biri kose kuko uri muganga bivuze ngo umurwayi wari wese wamwakira cyangwa umuntu wese ugukeneye hose nibaje kwivuza ndamwakira nanamuvure mubireba unamuvure tubibona ariko ngo mbere yuko umuvura wafite ibibazo byinshi yifuza kukubaza akabona kukwaka umuti ariko nizere ko atari nk'uwaje hano ubushize ntabwo umunsi wo buraza kwivuganira niba uzi ibiri ku mutima we ntabwo mubizi muri make we yadusabye ko tubahuza akagira ibyo akubaza kandi nawe wadukundira nta kibazo Delphi mubaze urumva wamubaza nk'iki mbere yuko umusaba ugira ibyo umusaba namubaza nyine ibijyanye n'ibyo mbona icyo yaba ashoboyemo ku bibazo byanjye ese koko ibyo nakubaza byose wabishobora ibyo ubona byose narabishoboye ibyo ubona byose warabishoboye ntabwo ari ukubeshya ntabwo ari komenti none se keretse niba narabeshye nkabeshya n'abanyamakuru nkabeshya n'isi yose njye ntabwo ndi umubeshyi ibyo nkora bikora ese wafatira umuntu igisamba cyangwa kikamugarurira ibye uzajye ku macano uzabibona si hamwe si habiri no kuri Musana TV hari ikiganiro bagaruye moto usibye no kuba baragaruye moto Musana TV si ubwa mbere munsi n'ikindi gihe twigeze guhura hari umuntu wafatiwe mu rutoki usigaye ndongera nkatitira kandi waba uhari wowe ufiteho amateka nafashwe ngo ndabyibuke ufiteho n'amakuru waba umutangabuhamya kurije ntabwo rero wakagombye kubyemera ngo uyu nguyu wareke kubyemera wabibonye gute cya kiganiro rero kibonye ariko ntabwo nabashije kuba nabyemera ko bishoboka pe ubona ari uteka muto ubonaga nabonye biba ibintu bidashoboka noneho twamushyikiriza naribi bishobotse pe ntabwo mwizera nawe urapfa kumwizera gutyo ushaka kuzizera iki anyeretse ikimenyetso ariko se abanyamakuru ufite impungenge uyu mukobwa atangiye kuba nk'uwubushize umwanzane navuga ngo arashaka ibimenyetso waje ubushize simuzi niyo mahirwe yanjye gusa uyu we yansabye ko twabahuza afite ibibazo byinshi mumushyira mu modoka mumuzana iwanjye ngo duhure ariko mwagiye munzanira abantu bakuze aribo mba ndi kwifuza abantu bakuze bakunda kwihishira cyane hano bakunda kureba YouTube cyane ariko nk'uyu ngo yabonye ibiganiro byinshi bireze kimwe aravuga ati gerashaka guhura nawe mbona nkubone uyu mukobwa rero ashobora kuba afite ibibazo ahubwo ngiye ashobora kumufasha yamfasha akambwira kimwe mu bibazo afite
akaba ari byo mufashaho hari ikibazo ubutaha bamubwira kugira ngo akwizere ubutaha mukazahura ababwira ko byagenze ibibazo byo ni byinshi mfite nakamubwiye kuko nyine ese ufite umugabo oya ku myaka 25 nta mugabo uragira mfite abana babiri ariko sinkundwa ntabwo ukundwa ntakagomba none se bagutera inda bankunda uwo munsi uwo mwanya cyangwa n'ibyeri cyangwa oya bankunda uwo munsi muri icyo cyumweru gusa ubwo bikarangira birangiriye gutyo ahubwo ubwo hari icyo nagufasha ko nta cyizere afite ko wamuhumuye nta cyizere njye mbifitiye ko yamuti bigacamo nta cyizere mfitiye keretse njye mbonye ikimenyetso kimwe icyo wabonye ku YouTube ntabwo bihagije ntabwo nabyizeye ntabwo wabyizeye urambabaje cyane abanyamakuru bagiye muzana abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bakaza baje ariko urumva ko nawe afite ikibazo kandi gikomeye kigeretse wo kutizera mfite ikibazo kigeretse wo kutizera kandi njyewe iyo umuntu yizeye sinshobora no kukuvura utizeye n'ubu tuvugana aramutse yizeye umuntu urwaye indwara yo kubura icyizere we ntabwo umuvura ugenda umukristo uyu nguyu ni icyizere abura none se umuntu urwaye indwara yo kubura icyizere we nta kintu gufasha uyu nguyu ni icyabura cya mbere ni icyabura cya mbere niba namushyira mu masengesho niba namuha iki ariko uko biri kose ikintu abura ni icyizere kuko kubona ureba ibintu nka biriya ukaza ukagerekaho kuvuga yuko utabyemera yarabonye na mugenzi w'ukuntu yaje aje kunteza ibibazo kandi nabwo yazanye n'abanyamakuru dore ko abanyamakuru namwe muzankururira ako guteruza amaboko yombi oya ariko twebwe icyiza cyacu ni kimwe wowe ibyo ukora urabyemerewe cyane rwose nta burimo waratubwiye ko bizera imana nta maji ziri narakubwiye n'abapfumu ndabarwanya ariko abanyamakuru ntabwo abantu mujya munzanira rwose ariko mwajye mwihangana nibura mukanzanira abantu bemera ibyanjye mukareka kunzanira abaza kumpinga oya utabanyabahakanye ngo ntabwo waba utwika nyine oya gutwika si byo mparanira ahubwo ikibazo muba mushaka ko nyine abemeye baremeye turashaka ko wemeza n'abandi nabo bakemera ikibazo nibura mwagiye munzanira abakecuru cyangwa se abantu bazi ibintu nyabintu mukareka kunzanira utu dukobwa tw'utwana oya nawe ngo arashaka ko umwemeza yemere na bagenzi be babonereho bemere kwemeza abantu ntabwo ari byo mparanira icyo mparanira nyine hari imiti bakeneye hari n'ibintu bashaka kubafasha ariko bananiwe kukwizera iza nibashaka bazarorere ubundi bwose abana nk'aba ngaba erega aba n'abajyambere kwemera ibintu akora ibintu akora ntabwo mbyemera iyo yaba mbyemera afite ibintu byinshi nakamusabye ariko ntabwo mbyemera pe ubona yajya kurya amafaranga yawe mbona ari ukubeshya bidashoboka se mwagiye munzanira abantu bakuze cyangwa abakecuru nibura cyangwa se abasaza agusabye ikimenyetso cy'uko utabeshya ikibazo ngira ni kimwe ibimenyetso ntanga cyangwa se ibimenyetso ushobora gutanga ba Tomasi ni benshi rega bemera babonye none se bajye njye naremeye naheze mu rutoki narayamanitse ntabwo ari ubushize hari undi mukobwa waje ntabwo ari mwe mwamuzanye yazanywe n'abandi banyamakuru musebereza imbere y'abantu bose we turi no gupinga mbwira ngo ntabwo biri bukunde none dore mwongeye kuza undi mukobwa mutoya ikiganiro nakoze ubushize umukobwa aza kumpinga none dore iyo munzanira umukecuru cyangwa se mwamukanzanira abakecuru ntabwo bakunda kureba YouTube cyane nk'uyu niwe wabirebye arabipinga atera komenti cyane aravuga ati ngewe muzampuze n'uwo muganga ndebe ko ashoboye kuki muba mushaka kwisebya muri abana tuba tubona bidashoboka ubaye ngo wishyuye n'utayikozeho gusa ibyo nabyemera gute umukobwa yiyambuye ubusa ubwo se we ntiwabwiyambura ntabwo wabwiyambura ntabwo nabwiyambura ngewe ariko ufite ikintu cyacu none se utekereza ko uriya mugenzi wawe njye ntabwo byashoboka ko ntabwo mbyemera ufite imyaka ingana 25 inkumi yaje hano ubushize tukaganira ntabwo wabikurikiranye kuri YouTube nese nawe urashaka guseba nkawe njye ntabwo byambaho ntabwo byakubaho reka ubwo se utekereza ko urusha uriya ubwiza cyangwa ubushongore cyangwa umurusha gupinga nk'uko yaje apinga njye ntabwo byambaho ntabwo byakubaho wakukorera ibiruta ibyo namukoreye mbigerageze
ariko abanyamakuru reka mbabwire abantu mujya munzanira mwokabyara abantu mujya munzanira abantu bafite mu mutwe hakomeye cyangwa se hashobora nawe yaje yizeye ko yavuga ngo mumuze nawe ndamwana ngiye narabyiboneye naheze mu rutoki ari imikino atawacu ibyo ni imikino none se tekereza kana nk'aka ngaka kagiye kugaragaza ibibero n'amatako imbere y'abantu ubu urumva atari ikibazo ikimenyetso cy'ubwo yanze kubyemera maze wasiko bitavuga ntabwo we wayiyambura sha reka nkubwire we nta nubwo ngoye ntabwo wayiyambura ntabwo bishoboka biriya bintu uvuga harya ubundi witwa banyita Delphine witwa Delphine amakuru yawe Delphine ni wowe uri kuvuga ngo ntabwo nagera kwanza ubu tuvugana abanyamakuru ubu tuvugana sugira ngo aracyari n'umuntu umuntu nyabakizi ubu tuvugana Delphine haguruka Delphine ubu tuvugana ntabwo yavuga tu avuga agomba gukora ibyo mutegetse mpako gapira ako ngako vuga habi amenya yaboneka Delphine bite byawe sha wowe uri no tuvugana ubwenge bwe ninjye ufite ubu buri mu kiganza cyawe vuga nese bose ukuramo niyo ji vuga mbese ugira ngo ujyase ngo hora okay ubu se ntago abisi ko ari kubikora mukongo uhaye umuti so gukunda gukuba ku rugo wabyemera mba nazagaruka kugushimira pe nakubwiye njyewe ntabwo umuti kandi bikagenda neza gusa uko byashoboka ariko se ahubwo reka mbanze nkubaze ubundi mu kanya aho warurura hasi ubwenge bwawe aje ko bufite kandi yabuhoranye buriya abanyamakuru bashatse baza kukubwira ibyakubaye ahubwo turamwereka video aho waruri urahazi wari wicaye hano ntabwo ugeze uhaguruka wahagurutse ntabwo ngeze amaguruka hano nyamara wahagurutse ni uko utabizi ariko byumve ngo wahagurutse wowe ubwawe abanyamakuru bazabikwerekera ntabwo nahagurutse hano uzi amabara wakoze yahe ntabwo uhagurutse hano okay njyewe naguha umuti kandi bikagenda neza uziko wikuyemo imyenda yose wikuyemo imyenda yose urabeshya byabaye uri kumbeshya pe turakwereka amafoto ibyo bintu nabikoze ntabwo ibyo njye nabikoze nababwiye ngo ntabwo aza aho ari n'ubwenge bwe nta makuru afite nta makuru afite buriya wakuyemo imyenda yose turakubeshyeye abanyamakuru nibo babizi wenda bazabikwereke cyangwa se bazabyihorere turabwereka amafoto ariko mu bimwerekewe wenyine ntabwo ari ngombwa ngo rega ntabwo njya nifuza gusebya abari ntabwo ari byiza ariko nushaka wemere ko haciyeho akanya gatoya wowe ukiyambura imyenda ukanayintera hari habaye iki narindi wari urahangaha njye nakubwiye ko naheze mu rutoki ariko urabizi ntabwo ugeze uhaguruka kuri iyo ntebe nta n'imyenda nigeze nkuramo murambeshya sawa turakubeshya nushaka ujye wemera rero gusa reka wenda uyu munyamakuru mugenzi we w'umukobwa ntekereza ko yabifashe abikwerekeye none tubwire ifoto yawe aho twayikuye abikwerekeze abikwereke uvuge ifoto yawe aho twayikuye hari aho twagiye none se nkubwire n'ikariso wambaye ukwisa nkubwire ikariso wambaye nimba nigeze niyambura ikariso yawe ni umukara n'isurujipe yawe ni umukara wabikuye hehe wiyambuye njyewe urabinyereka niyambuye ryarira wikuyemo nkubwire imyenda n'igitsina yose cyawe se niba wogoshe cyangwa niba utogoshe niyambuye ryari wikuyemo imyenda yose reka kuburana none se ntabwo ibyakubwiye arakubeshye
ibyo urabyemera cyane ntubyemera ni ukuvuga ngo njyewe nagutwaye ubwenge akanya gatoya wiyambuye imbere yanjye n'ikarisi uyikuramo reka nanabikubwire ndetse n'insya zawe wazogosha uyu munsi mu gitondo uzi ko ugiye kuza uzi ko uri umuganga koko nushaka njye naremeye naheze mu mbikubwire rutoki n'ubu wabikoze mbibona n'iki kisikazi zanjye nazogoshe mu gitondo ngiye muri dushe nabibonye kuko hari n'akantu wikomerekejeho wakoresheje Utangiye kwemera? jirete igaragara ko yanagukaseho akantu urabyemera cyane ntubyemera ndabyemera ko ntabwo wabibonye ntabwo nabibonye hanyuma yabibwiwe n'iki abanyamakuru ese ko ntibabikubwira ntabimenye umva emera wakuyemo imyenda yose ukuramo buri kimwe cyose kandi icyo gihe niba wari uri kuguha oda yari ari kuvuga ngo kora iki ukagikora ibyo bintu byabaye koko mwereke amafoto mwana wanjye umva yihorere nayibonye rero icyo nakubwiraga mukobwa nawe ndabona warushatse ku nzira nk'uwushize ariko ubu ushize namukojeje isoni cyane we ntazo mufashije kandi ujye ukoresha ibishoboka byose njye ariko si wowe ndenganya aba banyamakuru no ntabwo twaturenganya twe twamuzanye ashaka ukuri ashaka icyizere guhura nawe urumva yari afite ikibazo okay turahuye rero yari afite ikibazo kigeretseho kutizera uko biri kose ibyo bintu bibiri ntabwo wari kurabona kimwe umuvura kimwe nuko wari bimuvura turahuye rero gusa nubishaka hari ikibazo nge mbonye muri wowe nubishaka uzagaruke kundeba utari kumwe n'abanyamakuru no kwizera yakuzanye babanze babikwereke neza ibyo wikoreye wowe ubwawe atari njye ugukoresheje nurangiza uzaze utari kumwe n'abanyamakuru. Yes guys, nizere ko mwabibonye ibintu bitandukanye byinshi yakoze twebwe tutizeraga gusa njye naremeye aho nahamiye mu rutoki mwarabibonaga nizere ko na Delphine ubu noneho yatuje watuje kwizera guke kwashizemo ubutaha noneho wamugana ukumva uramusaba umuti ntabwo bufite utanzaza nje kumusaba umuti w'ibibazo byose mfite. Wow, rero abantu mwese mukeneye imiti mufite ibibazo byinshi bitandukanye muganga yarababwiye ndetse yababwiye ibintu bitandukanye akoresha kugira ngo bavure. Nimero yiwe twayishize ku biganiro yakoze mbere ndetse n'iki ngiki turaza kuyishyiraho. Mugabo wakoze kuduha umwanya wawe. Sawa namwe murakoze ariko ntimuzongere kuzana abantu nk'abo ngabo. Utatuzana bakuru. Oya utahamuzanzanire abafite ibibazo mu ngo zabo, abagore n'abagabo batabana neza, abagore n'abagabo bafitanye amakimbirane, ndabasabye muzanzanire couple imwe. Noneho njyewe nzayifashe kugira ngo ubukurikiyeho izatanga ubuhamya bw'ibyabaye. Rero reka tubashimire kuba mukurikiye Musana TV. Warufite iki kibazo? Kavuze ngo muri couple abagore n'abagabo nkatwe nk'abagore turi abagore ku giti cyacu. Singo mutadufashe. Ahubwo njye nabona guri n'umwana w'umukobwa. Oya njye ndi mukuru cyane. Mfite abana babiri. Ufite abana babiri? Okay, nzaguheraho ubutaha. Cyangwa se nushaka bitari mukabonye umugabo cyakoze tuzamugarura ariko mwe n'umugabo bagushimye. Oya icyo namusaba ni kimwe. Ahubwo ambwiye akantu gakomeye. Hari akantu narangije kumumenyaho kuko abagabo bamutera inda bikarangira nta n'umwe ubanye nawe. Ubu tuvugana n'ubwo umureba gutya narangije kumenya yuko afite abana babiri kandi badahuje basi. So umunsi wagize umusore ukunda cyangwa se umunsi wagize umusore mukundana, njyewe wowe uzaze ngira ibyo nkubwira, ubu tuvugana uzabana n'umugabo ushaka. Ntabwo uzabana n'umugabo ugushaka, wowe uzabana n'umugabo ushaka. Uzaze undebe tuvugane. Yego ndabyemera. Yes, tugana ku musozo dukomeza dushimira abakunzi ba Musana TV. Mwabyiboneye ndetse ibyo mwari mufiteho amatsiko byinshi bimwe na bimwe abafite gupinga nk'uko uyu mukobwa nizere ko mwabibonye. Reka tubifurize kugumya kugubwa neza, mukore subscribe, like, share na comment ku biganiro byacu. Naho ubutaha. Bye bye.